Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amahoro y'Imana abane namwe. Uyu munsi rero twongeye gusura cya kiyaga cyiza cyane, ikiyaga cyiza cyane murakibona, ni ukuri kiratuje. Aha ni ubuhambare bw'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Twagisuye rero ubu mu kanya gatoya, nagira ngo mukurikirane iyi video murebe ibihakorerwa, munumve neza ibintu byaho ukuntu bimeze. Twagisuye ariko uyu munsi nagira ngo twige ku kintu kijyanye n'urukundo mu bantu. Hano ku kiyaga noneho Allah ni heza cyane. Se ubundi sinibugwemura nitinyira amazi aya ko nta kindi bumva kubera Allah, kubera Imana. Rero nicyo twavugaga ko tugiye kwiga ku bintu bijyanye n'urukundo. Ndagira ngo rero bavandimwe, barebyi, namwe basomyi, namwe mutumva, ndagira ngo tuganire ku kintu kijyanye n'urukundo. Ahangaha intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam atubwiye ngo la yuminu ahadukum hatta yuhibba ahihi ma yuhibbu nafsi. Ahangaha intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam atubwiye ngo ntago turagira ukwemera, buri umwe wese ntago aragira ukwemera, aho usengera hari hose ntago uragira ukwemera utabanjije kumva ibi bintu ngiye kukubwira. Niba ufite ibintu wumvise ngiye kukubwira, uzaba ufite uburyohe bwo kwemera. Ntago mwema ngo ntabwo turagira ukwemera tutabanjije gukundira, cyangwa se hata tutabanje gukunda, nkuko icyo dukundira roho yacu tugikundire cyangwa twifurize bagenzi bacu. Bavandimwe rero bantu, ni waba wifuza ko ugomba kubona inka, ujye wifuza ko na mugenzi wawe agomba kugira gute kubona inka. Rero urukundo ndagira ngo tubijye mu bintu bigeze mu bintu bibiri. Urukundo mu baturanyi. Urafite umuturanyi, uko byagenda kose ufite umuturanyi. Umuturanyi yarakuzengereje, umuturanyi ahora gukorera ibintu bitari byiza, ariko ikigomba gukora kubera rwa rukundo twatojwe n'intumwa, tugatozwa n'abahanuzi, tugomba kugira gute? Tugomba kwihangana. Tugomba kwihangana. Ahangaha kwihangana, igihe kimwe kinwe Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Imana imuha amahoro n'imigisha, yari afite umuturanyi. Uwo muturanyi buri munsi ko yabyukaga yarazaga agasanga ku muryango kuwe yahasize umwanda, yahasize umwanda. Uko abyutse mu gitondo agasanga yahasize umwanda, ariko igihe kimwe cyarageze Imana uwo muntu imugira inama. Abonye uwo munsi ataje kuhasiga wa mwanda, yese yibaza ati se byagenze gute? Ajya kumusura, agiye kumusura aramubwira uti none uyu munsi kutaje kugira gute? Kutaje kuhasiga umwanda. Rero icyo gihe uwo muntu avuze ati koko uri intumwa y'Imana, urabona ko yagize gute? Yarihanganye. Ubwo ni urukundo. Urundi rukundo bavandimwe, mutwumva, urukundo Imana yadukunze, urukundo Allah subhanahu wa ta'ala, aho ni mu bavandimwe bawe, ni mu baturanyi bawe. Umuturanyi wawe nakugirira nabi, icyo uzakora ni iki? Uzamwihanganira. Nukuri uzamwihanganire, aho ngaho uzaba ufite imani nziza, uzaba ukunze nk'icyo ukundira roho yawe. Rero urukundo mu baturanyi, tugirana urukundo. Ariko niba udafite urukundo, icyo gihe uzamenye ko Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala uzahura n'ibibazo ku munsi w'imperuka. Ikindi, niwamara kwihanganira umuturanyi wawe, hari urukundo mu kazi. Birateye, bidababaje, biteye n'agahinda. Ngenda bikubwira mbabaye, biteye n'agahinda. Ingero nyinshi turazifite. Kubona umuvandimwe wawe arimo arashaka umugati, nkuko nawe ushaka umugati, ariko wowe uri kumugira ishyamba. Ibaze, uri kumugira ishyamba, uri kumva ngo amafaranga ahembwa, ntabwo amafaranga uhembwa nta kunyuze, urashaka kugerekaho kugira umuhimbira icyaha gituma bamwirukana mu kazi. Ese niba bamwirukana mu kazi arimo, uzaba wungutse iki? Niba mwirukana mu kazi arimo, ndagira ngo ubagire wowe, niba mwirukana mu kazi arimo, uzawunguka iki wowe? Ahubwo uzaba ubibye amacakubiri. Icyo uzakora rero, kunda uko wumva uhembwa, uko wumva abana bawe bagomba kubaho neza, umuryango wawe ukuye kubaho neza. Icyo ugomba gukora ni iki? Ibyo ngibyo ugomba kubyifuriza mugenzi wawe. Wamara kubyifuriza mugenzi wawe, hano nari naguyemo, wamara kubyifuriza mugenzi wawe, icyo gihe Allah subhanahu wa ta'ala azagira gute? Azaguha. Ariko imitima yacu yabaye ingutu, yaje hingese, kwirirwa turi mu matiku, kwirirwa turi mu bantu bumva ko bagomba kugira abagenzi babo inabi. Rero burya nunamuka ugize inabi ukayigirira umuntu mu kazi, uzamenye ko ku kazi nawe utazakarambaho. Ntabwo uzakarambaho. Uzakarambaho gute? Hano mu mazi harimo abantu benshi cyane bitabye Imana, twarababonye, ntabwo wababona. Abantu bagwa mu mazi, bamara kugwa mu mazi barangiza bakaguma mu mazi. Kubera iki? Kubera ko Allah subhanahu wa ta'ala niko yabishatse. Rero ubwawe nawe ntuza ahantu uzagwa,
nta rwuzi uzoza umurambo wawe, nta n'uguzi uko. Twavugaga rero urwo rukundo tugomba gukundana tukareka amashyari. Ishyari intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngo ishyari rijya ibyiza nk'uko iziko rijya inkwi. Gerageza rero ube mu bantu bazakora urukundo, kandi urukundo rwiza cyane, urukundo rwasanywe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rero murakoze cyane kuba murebye iyi video. Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala mwese abahe umugisha. Turasaba ko mukora share, subscribe na comments kugira ngo namwe mugende mukunda ibiganiro byacu. Uwiteka Imana subhanahu wa ta'ala abahe umugisha. Wa billahi tawfik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Agira ngo n'abantu 40